hari abacu, hari abavandimwe, hari inshuti, imiryango bavuye yacu hakurya yongeyeho mu mashyamba, bongeye kumva yuko bakwiye kugira ishema ryo kwitwa umunyarwanda. by'umwihariko bakaba bafite ishema ryo kumva ko bakwiriye kwitwa abanyarwanda ndetse bari mu gihugu cyacu. Yego. Ese Emmy, niba atari ibanga, ubona ikintu cyaba cyateye aba bantu bari hakurya iriya guhunguka bakagaruka mu gihugu byaba ari nk'iki? Navuga ko ubundi ni iyerekwa rikomeye cyane yego bagize, kuko sibo ubwabo nabo ubwabo ntabwo ari bo, ahubwo harimo imbaraga, twavuga ko harimo n'imbaraga z'Imana yego n'irindi yerekwa cyangwa se irindi hishurirwa. Ubundi ejo bundi Jehovah Jireh niyo yaririmbye ngo iw'abandi haragoye, vraiment iw'abandi haragoye, kuko kuhaba ntago biba byoroshye, ntago mbese bari intambara ikomeye kabisa. Inshuro nyinshi umuntu ahaba byagenze gute, hari icyo bita ikinyoma cyangwa se icyo bita kubeshywa. Yego. Buriya kera bajyaga bavuga baca umugani ngo utagera ibwami abeshywa byinshi. Yego. Hanyuma hari indi nkuru irimo gucicikana cyane, iri gutrendinga cyane, ndetse ivuga yuko amapoto y'amashanyarazi iyo ngiyo mu majyepfo ndetse no mu tundi duce tw'igihugu cyacu hari amapoto yagiye asaza akagwa, abandi bakavuga bati amatara ku mihanda nta cyaka, ndetse biri muri bimwe bishobora gutuma twibasirwa n'ibisambo byihisha muri ako kijima ku mpamvu zo kuba bahatabona. Ese iyo nkuru yo waba wigeze uyisoma cyangwa ntabwo wayisomye? Nubwo ntayisomye ntibyambuza kugira icyo nyivugaho. Bimwe mu bintu nshobora gutungaho urutoki cyane ni ababishinzwe, bashinzwe ikwirakwiza ry'amashanyarazi hirya no hino. Hari andi makuru ari gucicikana mu gihugu cya Sudani. Yego. Kugeza ubwo hari bamwe bavuga yuko bari gukorerwa jenoside. Nk'umuntu watembereye ndabizi ko Sudani waba warigeze kuyibamo. Ese aya makuru y'igihugu cyawe nubwo atari gakondo yawe ariko igihugu burya umuntu yabayemo aba agifiteho amakuru, waba warakibayemo mu buryo bwo guhaha cyangwa se mu buryo bwo gutembera, ariko hari amakuru menshi ufite kuri icyo gihugu. Ese ubona iyi ntambara mu by'ukuri ishobora kuzabonerwa igisubizo gute, bigenze bite? Biragoye, kubera ko kugira ngo igisubizo ubundi kizaboneke, icya mbere aba bantu bakeneye kwiga. Yego. No kwigishwa, bakiga ikiremwa muntu, ubundi ikiremwa muntu umuntu ni iki. Yego. Bakabanza bakamenya umuntu, bakamenya kugira ngo umuntu mbese noneho bamara kumenya umuntu bakagira n'ubumuntu. Yego. Rero bino bihugu ikintu nabonye bitagira, wenda ntimuntera amabuye ngenda bivuga nka Emmy, nawe ufite ukundi wabibonye. Yego, mfite ukundi, kuko nanjye maze iminsi ndi gusoma ambasaderi wabo hano mu Rwanda yagize icyo abivugaho. Samia Suluhu agira gutya rwose atitaye ku kavuyo, mbese atitaye ku bibazo byari bihari. Aravuga ati nyamara ngiye nkarahira nkitwa perezida w'igihugu. Ariko se nyuma yo kurahira kwa Samia Suluhu yavuze ijambo rikomeye ubwo yari arimo arahira. Nakurikiranye kurahira kwe kuko byabaye live narabirebaga. Yego. Arangije aravuga ati ibi bintu byabaye ntago byakozwe n'Abatanzania, ahubwo byakozwe n'abandi bantu baturutse mu bindi bihugu. Ukibaza ngo umuntu waturutse mu kindi gihugu akaza kurwanya Tanzania, mu by'ukuri uwo muntu abifitemo iyihe nyungu? Ukibaza ngo uwo muturage uri bwemere kuza akavuga ngo reka neza umutekano muke mu gihugu kitari icye, agamije kugera kuki? Inyungu ari bugire muri icyo kintu nizihe? Ngera mbitekerejeho, numvise ntarimo kubishyikira neza, ndavuga ni by the way ntago narwanya ibitekerezo bye n'amarangamutima ye, ubwo wenda afite impamvu, kuko yaravuze ngo mu bafashwe bari guteza umutekano muke ngo bose basanze atari bene igihugu. Abo bantu niba nkawe nk'ayime warasesenguye warakurikiranye amakuru, baba ari abo mu kihe gihugu bagiye kujya guteza umutekano muke muri Tanzania?
eme ni ijambo ry'igiheburayo mu kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze emet uba uvuze ngo Dieu de vérité, bisobanura Imana y'ukuri. Hello, mbanje kubasuhuza nshuti bavandimwe mwese mudukurikiye kuri kamera za Emet TV. Ndabasuhuza cyane. Ndi kumwe na Brother Emi. Brother Emi umeze fresh? Microphone yawe irafunze. Ntago nyumva? Aha, ubu ndakumva. Ibintu ni waneza. Ibintu ni wane? Jazz. Umeze fresh cyane? Naribi. Ya makuru y'iminsi. Sha urebye turaho biringaniye, turashima Imana n'abantu bake. Murashima n'abantu bake kubera iki se mwashimye Imana n'abantu benshi? Turashima Imana n'abantu bake. Noneho niki cyabaye kugira ngo mushime bake yara? None se uragira ngo dushime n'abatabikoreye? Mwasanze gushima benshi bitavamo se? Oya, ubundi ntago ari ngombwa gushima n'abatagize uruhare rwo kugira ngo bashimwe. Ubundi niba tujye dushima Imana, dushime n'abagize uruhare mu gushyira mu bikorwa cy'Imana yageze gute yakoze. Yeah, okay, Brother Emi. Reka tubanze dusuhuze abantu badukurikiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye, bari mu mpande enye z'igihugu cyacu. Yes. By'umwihariko dusuhuze abantu bari hano mu mujyi wa Kigali, uyu munsi nibo duhereyeho, turabasuhuje cyane. Reka dusuhuze abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba ndetse n'uburasira bwaryo. Abo muri ya ntara ya gatanu nibo twahereyeho ari mu mujyi wa Kigali. Reka dusuhuze na za nshuti zacu ziri mu ntara ya gatandatu, hakurya iyo mu birometero by'ibihumbi. Niho bita mu biyaga bigari. Mu biyaga bigari. Ariko ndaza kugusaba wegereze microphone kugira ngo tuze kubasha gutambuka neza. Yego, tuze kubasha gutambutsa amajwi ameze neza. Brother Emi, twicaye kuri kamera za Emet TV. Ariko nifuje ko dusesengura iki kintu, niba nta kubangamiye cyangwa se niba atari ibanga. Dufite amakuru meza ku bacu bari guhunguka, bari kuva hakurya y'amazi. Ese wowe waba ubyishimiye ku rwego rungana gute? Ntago byabura kunshimisha, by'umwihariko icya mbere burya ababiri baruta umwe. Yego. Niba mwari babiri hakaba hiyongereyeho undi mubaye batatu, egare yuko muri kugwiza imbaraga. Yego. Bitandukanye rero no kuba zaba ziri kugumya gutatana. Donc imbaraga z'igihugu ziri kwiyongera. Yes. Abari baratumye imbaraga z'igihugu zibanye bari kugenda baza. By the way, na makuru ngiye nabashe gukurikirana aranshimisha cyane, numva ko binejeje. Njyewe nubwo ntabashije kuyakurikirana cyane ngo menye kimwe na kimwe cyangwa se impamvu zimwe na zimwe, ariko ikinejeje kurusha byose byonyine by'umwihariko no kumva ko hari abacu, hari abavandimwe, hari inshuti, imiryango yacu hakurya yongeyeho mu mashyamba, bongeye kumva yuko bakwiye kugira ishema ryo kwitwa umunyarwanda. By'umwihariko bakaba bafite ishema ryo kumva ko bakwiriye kwitwa abanyarwanda ndetse bari mu gihugu cyacu. Yego. Ese Emi, niba atari ibanga, ubona ikintu cyaba cyateye aba bantu bari hakurya iriya guhunguka bakagaruka mu gihugu byaba ari nk'iki? Navuga ko ubundi ni iyerekwa rikomeye cyane. Yego. Bagize kuko sibo ubwabo. Nabo ubwabo ntabwo ari bo. Ahubwo harimo imbaraga, twavuga ko harimo n'imbaraga z'Imana. Yego. N'irindi yerekwa cyangwa se irindi hishurirwa. Ubundi ejo bundi Jehovah Jireh niyo yaririmbye ngo iw'abandi haragoye. Vraiment iw'abandi haragoye. Kuko kuhaba ntago biba byoroshye. Ntago mbese bari intambara ikomeye kabisa. Inshuro nyinshi umuntu ahaba byagenze gute? Hari icyo bita ikinyoma cyangwa se icyo bita kubeshywa. Yego. Buriya kera bajyaga bavuga baca umugani ngo utagera ibwami abeshywa byinshi. Yego. Rero bimwe na bimwe mu bintu byashobora gutuma batiyumvamo ko bakwiye kuza iwabo, nuko n'icyo gihugu batakirimo. Yego. Kuba bari kure yacyo, kuba batakibamo, nuko nyine ntibari kugera ibwami, bari kubeshywa byinshi. Mbese bari kumva uyavuze ati rwose nyamara hakurya y'ibintu zisawa,
umugani wa Kiriko ngo ibintu ni salama salamu alaikum. By'umwihariko rero wenda nagusubiza muri ubu buryo. Jimmy uri mu bantu batembereye ibihugu byinshi, ntabwo ari byinshi cyane ariko uko biri wagiye mu bihugu birenze bingahe, birenze ibyo nagenzemo. Niyo mpamvu ngomba gushyiraho n'ako kantu kari byinshi. Nzi neza yuko hari ibihuha biba biri hirya no hino, utabasha gusobanukirwa utageze kuri teri. Rero niyo mpamvu nkubwiye ngo ni ihishurirwa rikomeye bagize ryo kumva yuko bakwiye kugira ute, bakwiye kuva mw'uwo mwuka w'ubuzererezi n'urubuyero, bakavuga ngo dusubiye iwacu i Rwanda ku ivuko. Donc muri make dukwiriye gushimira bari abantu bafashe uwo mwanzuro mwiza, bakumva ko bagomba kugaruka mu gihugu. N'abandi bakiri biruka hirya no hino mu mashyamba babonereho, kuko ibintu ni amahoro. Ibintu ni amahoro frema. Okay, good. Hanyuma hari indi nkuru irimo gucicikana cyane, iri gutrendinga cyane, ndetse ivuga yuko amapoto y'amashanyarazi iyo ngiyo mu majyepfo ndetse no mu tundi duce tw'igihugu cyacu hari amapoto yagiye asaza akagwa. Abandi bakavuga bati amatara ku mihanda nta cyaka, ndetse biri muri bimwe bishobora gutuma twibasirwa n'ibisambo byihisha muri ako kijima ku mpamvu zo kuba batabona. Ese iyo nkuru yo waba wigeze uyisoma cyangwa ntabwo wayisomye? Nubwo ntayisomye ntibyambuza kugira icyo nyivugaho. Bimwe mu bintu nshobora gutungaho urutoki cyane ni ababishinzwe, bashinzwe ikwirakwiza ry'amashanyarazi hirya no hino. Hari akantu bajya badukorera keza, bakatugezaho umuriro n'iki, ariko bakirengagiza ko aya mapoto cyangwa se ibi biti by'umuriro bikwirakwiza nyine insinga z'imiriro. Nta muturage ukigiraho uburenganzira. Oya ntawe. Noneho bakagenda bakabwika bagashyira hariya, kikagenda kikamara imyaka n'imyaka, kandi uyu muturage ntazi uburyo gikora, ntazi uburyo bikorwa kugira ngo kibe cyasimbuzwa ikindi, bigasaza. Byasaza ugasanga rimwe na rimwe abaturage barabivuga ariko ntibihabwe agaciro. Rero bikaba nabyo bishobora kuba byashyira ubuzima bw'abantu mu kaga, kuko niba amapoto ye avunaguritse kubera ubusaze, kumungwa n'ibindi, bishobora guteza inkongi y'umuriro. Rero wenda navuga ngo ababishinzwe musanzwe mubikora, mukanabikora neza, ariko n'ako kantu ko gukora maintenance mujye mugakurikirana, bagakosore muri make. Nako bagakosore kugira ngo aho bitameze neza birushaho kugenda neza. Hanyuma mbijyanije hamwe n'iki cyo gukwirakwiza amatara ku mihanda, mu by'ukuri abo bireba si uko ubushobozi bwabuze, kuko imbaraga zabishyizeho bwa mbere ndumva arizo nyinshi kurusha ibyo kubikurikirana, izo kujya gusana, kubikorera maintenance no kubikurikirana biri mu nshingano zabo, biri hafi. Wenda nimbivuga muri ubwo buryo reka ngo urugero, wowe uraje wenda iwanjye mfite ikibazo cy'inyubako cy'inzu, ukoresheje iyo bwabaga uramfashije, inzu irubatswe, ariko nubwo yubatswe ni njyewe ugiye kuyibamo, ni njyewe ugomba no kumenya uburyo iri kugenda yangirika. Rero ntekereza ko niba ari akarere wenda, cyangwa se ari umurenge, cyangwa ari ku rwego rw'igihugu, bagutekereje wowe muturage, cyangwa se wowe muyobozi uyoboye akarere runaka, bakagucanira akarere kawe, nawe kurikirana, ukore maintenance, urebe aho biri kwangirika. Rimwe na rimwe n'abaturage batangira amakuru ku gihe, kuko amatara ashobora no kwangirika, meya ntahita abimenya. Kubera ko ako kantu uvuze rero, ahubwo ndumva ariko abanyarwanda benshi bakwiriye gukangukira, kuko mu by'ukuri nk'uko bivuze, ntabwo meya w'akarere ari buze kumenya ngo amatara yahiye, amatara kwa emi yahiye, kandi wenda hiye imvura ihise, itara riri munsi y'urwo kwa emi ryahiye. Ahubwo biramusaba yuko hari umuntu uri bumuha amakuru, bari hafi aho ngaho, bari bwihute bagakora iyo bwabaga, bakamugezaho amakuru. Ako kantu uvuze nyamara niko abaturage mwese rero aho murumva yuko igisubizo emi atanze nicyo kiri cyo kandi cya nyacyo, gutangira amakuru ku gihe.
hanyuma hari andi makuru ari gucicikana mu gihugu cya Sudani. yego Kugeza ubwo hari bamwe bavuga yuko bari gukorerwa jenoside. aha mbo Nk'umuntu watembereye ndabizi ko Sudani waba warigeze kuyibamo. Ese aya makuru y'igihugu cyawe nubwo atari gakondo yawe ariko igihugu burya umuntu yabayemo aba agifite aya makuru, waba warakibayemo mu buryo bwo guhaha cyangwa se mu buryo bwo gutembera, ariko hari amakuru menshi ufite kuri icyo gihugu sorry. Ese ubona iyi ntambara mu by'ukuri ishobora kuzabonerwa igisubizo gute, bigenze bite? mbo biragoye kubera ko kugira ngo igisubizo ubundi kizaboneke, icya mbere aba bantu bakeneye kwiga yego no kwigishwa, bakiga ikiremwa muntu, ubundi ikiremwa muntu umuntu ni iki, yego bakabanza bakamenya umuntu, bakamenya kugira ngo umuntu mbese noneho bamara kumenya umuntu bakagira n'ubumuntu. yego rero bino bihugu ikintu nabonye bitagira, wenda ntimuntera amabuye ngenda bivuga nka Emi, nawe ufite ukundi wabibonye. yego mfite ukundi, kuko nanjye maze iminsi ndi gusoma ambasaderi wabo hano mu Rwanda yagize icyo abivugaho. Hari ikintu bita abanyeshuri bari hano bagize icyo babivugaho, ndetse n'abandi bene igihugu babashe guhungira mu bihugu biri hirya no hino bagize icyo babivugaho. Niyo mpamvu nanjye nkubaje nkawe nka Emi kugira ngo twumve nawe icyo bivugaho. Ese urabona wagiriye inama nk'abanyarwanda bifuza kujyayo cyangwa se abariyo, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo tuba turi kuganira kugira ngo dufatikanye kureba igisubizo. mbo ntekereza ko ikintu cya mbere abanyarwanda turi ku rwego rwiza, yego ko twize umuntu, icyo ni icya mbere. yego noneho tugira ubumuntu, noneho tumaze kugira ubumuntu, noneho tugira amasomo ahagije yo kurinda umuntu. yego rero mbona ari cyo kintu bakwiye kubanza gukora, kugira ubumuntu, bakiga umuntu, bakarinda umuntu. yego icyo ni kimwe. rero bariya bantu ubona yuko aho kwimika ubumuntu bimitse amoko, ibintu byabo bapanga bitagerwaho nk'uko bagiye bagira ute babitekereza cyangwa babigambirira. kuko mu by'ukuri ubundi mbere y'uko wowe wimika iby'ubwoko n'ibiki, wagakwiye kumenya ko uyu muntu musangiye amaraso, ari mwe na Adamu, ni umuntu. yego kuba ari umuntu ibyo birahagije. yego byatuma nawe uko wumva warinda ubumuntu bwawe, warinda n'uwo muntu, urinda nawe umuvandimwe wawe. rero ibyo barabitakaje. nkabona bituruka kuri faiblesse yego y'ibihugu byabo cyangwa se ya guverinoma zabo. kuko ni gute ufata umuntu utarigeze yiga no mu wa mbere ukamwemerera gutunga imbunda? ni ikibazo. umuntu utazi gusoma no kwandika, urwaye imvunja, ugize ute arahinga n'imbunda, ukamuhereza imbunda ntakira rwose ijya mu murima. ubundi urumva uyu muntu ushatse kuvuga se ko muri Sudani ariko bimeze cyangwa? niko bimeze. Ni nayo mpamvu na biriya bintu byabo kuzarangira biragoye, kuko umuntu niba yakwishyizemo, kuko ishyiramo byonyine bihwanye no kuba yakurangiza. urumva kuko yakwishizemo afite n'ubushobozi bwo kuba arabufite 100% yabasha kugira icyo gukoraho. kuko niba abitse imbunda ye ku giti cye, yego none se ni gute ataguhemukira? niba ari none ureba rero abo bantu biyegeranyije ari nka 5, 10, 20 bakirema agatsiko. icya mbere muri bose nta n'umwe ufite amasomo ahagije, donc icyo bazi no gufata muri ntuze muri kano y'imbunda bakarasa cyane. ibindi ntuze kumuzanaho iby'amategeko n'amabwiriza ntibimureba. rero muri icyo gihe batarabanza kumenya umuntu ni iki. yego ese umuntu abo muntu akagira umuntu gute? ese umuntu ashobora kurinda mugenzi we gute? umuntu ashobora gukumira icyaha gute? mbese baracyafite urugendo runini rwo kwiga. Okay, iyo nkuru yo muri Sudani reka duse nk'abayisimbuka dukomereze hakurya hano muri Tanzania. Mama Samia Suluhu agira gutya rwose atitaye ku kavuyo. Mbese atitaye ku bibazo byari bihari. Aravuga ati nyamara ngiye nkarahira nkitwa perezida w'igihugu ariko. Yes. Ariko se nyuma yo kurahira kwa Samia Suluhu
yavuze ijambo rikomeye ubwo yari arimo arahira. Nakurikiranye kurahira kwe kuko byabaye live narabirebaga. yego Arangije aravuga ati ibi bintu byabaye ntago byakozwe n'abatanzaniya ahubwo byakozwe n'abandi bantu baturutse mu bindi bihugu. Ukibaza ngo umuntu waturutse mu kindi gihugu akaza kurwanya Tanzania, mu by'ukuri uwo muntu abifitemo iyihe nyungu? Ukibaza ngo uwo muturage uri bwemere kuza akavuga ngo reka neza umutekano muke mu gihugu kitari icye, agamije kugera kuki? Inyungu ari bugire muri icyo kintu nizihe? So ngera mbitekerejeho, numvise ntarimo kubishyikira neza, ndavuga ni by the way ntago narwanya ibitekerezo bye n'amarangamutima ye, ubwo wenda afite impamvu ko yaravuze ngo mu bafashwe bari guteza umutekano muke ngo bose basanze atari abene igihugu. Abo bantu niba nkawe nk'ayime warasesenguye warakurikiranye amakuru, baba ari abo mu kihe gihugu bagiye kujya guteza umutekano muke muri Tanzania? buriya rero ashobora kuba aba yavuze ijambo rikomeye Yego. mu bundi buryo, kuko nanjye namushyigikira bitewe n'iki. Yego. ubundi mu gihe uzi neza yuko uri umugenerwabikorwa, ni gute wasenya ibyo bakugeneye uzi neza yuko ari wowe bifitiye umumaro, bifitiye inyungu? rero ko iyo utazi agaciro k'ikintu, Yego. ni nako kukibuza uburenganzira bwacyo, kuko bo ntago bazi agaciro ka demokarasi bafite. Abatanzaniya abo ngabo bakoze ibikorwa bibi cyangwa se by'urugomo byo gutwika no kwangiza imitungo ya bamwe no guhombya amakampani runaka ngo bagaragaje umubabaro, ntago ari abenegihugu abo, kuko mu mitekerereze yabo bameze nk'aho icyo gihugu batakibamo. Donc ntabwo bigeze bagira kwanariza ngo batekereze ko ibiri kwangirika ari umutungo ari w'igihugu. umutungo w'igihugu, ubundi bagakwiye gusigasira ibyagezweho. Akaba ariyo mpamvu se yakoresheje iryo jambo avuga yuko abagize ibyo bangiza n'ibyo bahungabanije atari abenegihugu. 100% wakagombye kuba uri umwenegihugu, wakabanje ukarinda ibyagezweho ukajya wabona gushaka ibindi. Niba rero udashoboye kurinda n'ibyagezweho, wowe ukagaragariza umubabaro mu gusenya ibyagezweho, ntabwo uri umwenegihugu, ntuzi n'agaciro k'igihugu. Namushyigikira vraiment 100%. Abo benegihugu usubwa kuvuga ko ari mu kihe gihugu binjiye muri Tanzania kugira ngo bajye kurwanya Mama Samia Suluhu. No kuvuga ngo na abanyagihugu ariko ntibaza agaciro k'igihugu. Mbese muri make bakiri bari nk'abagenzi. Yabivuze, ngewe ntekereza ko yabivuze mu buryo buzimije, mu buryo bw'ubuhanga, kuko ubu ngubu uru rugaru rwawe waza ukajya mu nzu ugafata televiziyo ukayimena, ugafata intebe ugatwika, matero ugatwika, amashuko ugatwika, ukabavanamo parafu ukakubita hasi, kandi iyo nzu ugiye gukomeza kuyibamo, ubwo waba utekereza ko iyo nzu ari iyawe? Okay, mpamya ko hari abantu bafite imyumvire ku mpamvu zo kuba bataragize umugisha ngo bakandagire ku ishuri bige. Nicyo kibazo gikomeye cyane. Cyane ko burya abantu benshi batize bagira ubujiji bwo gukora ibintu byinshi bahubutse. Niko bimeze. Burya se ugira ngo aba bantu batize bibarenganya. Ahubwo dufite hirya no hino ku isi haba hari abantu bihishe inyuma, bafite ibitekerezo byabo bitajyanye n'ibyo bumvise, ariko bagasanga kugira ngo bize gukora bari buze kubinyuza mu njiji zitari buze gushobora gucukumbura. Icyo cyo ndacyemerije 100%. Noneho akaba aribo baba ibikoresho byabo, ariko hari umuntu ari inyuma uri kubatekerereza. Simpamya yuko kuba ibikoresho byaba abandi bisobanura yuko atari abene igihugu. None se Emi, ubu nkubaza ikibazo kandi unsubize. Ndagusubiza. Uramutse ubyaye umwana, ukumva ngo umwana yatambutse kwa runaka akubita ikirahuri cy'abandi arakimena, urumva? Yego. Ageze ku rugo kwa runaka atera amabuye, ageze mu murima wa runaka ibigori byari bihari arabihitana. Mu by'ukuri wavuga ngo uwo mwana si uwanjye? Ntabwo wavuga ko uwo mwana atari uwawe. Ni gute wahita uvuga ngo burya rero uwo mwana wakoze ibyo? Ntabwo ari uwanjye rwose, uwo mwana ni uwo mu baturanyi cyangwa yavuye mu kindi gihugu, si uwanjye. Mu bundi buryo
uyu mwana ntago wavuga ko atari uwawe kuko n'uwawe waramubyaye yego ariko se n'ubwa mbere wumva uvuga ati wumva ababyeyi bavuga ati sha uyu mwana rwose si uwanjye pe kandi ari uw'100% bitewe n'imitekerereze ye abona akwiye kuba ariho akabona ntibiriwe gukunda akayavuga ati wagira ngo wavutse kwa runaka kareba undi muryango amutwerera kugira ngo yumvikanishe ko yamunaniye kubera ko bafite imyumvire kubera ko afite imyumvire nk'iyo muri iyo miryango ibwe n'imwe akavuga ni uyu mwana rwose si uwanjye umwana afite imyumvire bagira ngo si uwanjye ariko sha urugo kwa runaka kubera ko abona nyine imyumvire mbese behavior z'uwo mwana arareba akabona ko zitari behavior z'abana be rwose ibyo inshuro nyinshi ababyeyi babivugishwa n'uburakari nuriya rero uriya perezida wa Tanzania ntekereza ko kubivuga si uko abanzi ariko hari igihe umuntu areba ibyakozwe akavugira mu mubabaro bigatuma nyine avuga ijambo riremereye ariko ijambo yavuze n'undi wese ubabaye ashobora kurikoresha bitewe n'uburyo bumwe cyangwa ubundi ariko ubundi uzi neza yuko igihugu ari icyawe ukivukamo udateganya utari no kukimukamo ntabwo wagakwiye gufata iya mbere ngo ugisenye ahubwo wahangana n'uje kugisenya isesengura ryacu reka tube tugereje ahangaha uko byagenda kose hari abandi bantu benshi bibazaga ngo ese koko aba baturage Samia Suluhu avuga yuko baje guhangana no guteza umutekano muke mu gihugu cye akavuga yuko ari mu bindi bihugu hari abandi benshi baba barimo kwibaza ngo ese mama Samia Suluhu yarashatse kuvuga se ko ari abanyakenya yarashatse kuvuga se ko wenda ari abagande yarashatse kuvuga se ko ari abanyarwanda yarashatse kuvuga ko ari abarundi cyangwa ari abazambiya cyangwa abamarawe dore ko ari byo bihugu bimukikiye ikindi gice ngira ngo kirimo inyanja y'ubuhinde ariko ibihugu bimukikiye navuga ko ari ibyo ngibyo byonse nagerageje kwibaza nibaza kuri Malawi nibaza kuri Zambia nibaza Burundi nibaza u Rwanda nibaza Uganda nibaza Kenya kuko ibyo bihugu byose bikora kuri Tanzania ndavuga ngo abaturage bagiye guteza umutekano muke kwa mama Samia Suluhu nawo muke igihugu wenda reka dusoza iki kiganiro Jimmy icyo nabivugaho ni iki ntekereza ko yabivuze bitewe n'umubabaro w'ibyo yabonaga byangiritse agereranya ko umuntu wakakwiye kuba atekereza ko ari umutanzaniya agatekereza imvune abantu bagezeho kugira ngo biyubake kuri urwo rwego atagafashe iya mbere yo gusenya igihugu ahubwo yagakwiye kucyubaka rero mbabwire rubyiruko mbabwire bantu b'abanyembaraga mwiyumvamo ko mufite imbaraga zo gusenya muzikoreshe mwubaka kurusha gusenya kuko nicyo cya mbere dukeneye mu isi ya none Imana yaduhaye iyi si ngo tuyinezererwemo ntabwo yayiduhaye ngo tuyibabariremo nimukereye imibabaro muzababara ariko nukoresha imbaraga zawe wubaka ibikwiye kukugirira umumaro wumva ushaka kunezerwa uzanezerwa ariko nukereye imibabaro none se ntiwababonye benshi batakarijemo ubuzima benshi cyane abandi ni inkomere abandi bavanyemo ubumuga buzahoraho none se urumva hari inyungu babifitemo rero rubyiruko mushyiremo imbaraga nyinshi mu kwiyubaka no kwiteza